Numugabo w'amateka mu byukuri benshi bakwiye kumenya n'umugabo wubatse ibigwi bikomeye kandi benshi mu byukuri bafite gusobanukirwa kandi bakamenya sasa n'ukuri yitwa ngo nikiri mu bene cyo wahanze rero ibendera ry'igihugu ikirangantego n'inote nyine y'ibihumbi 5 by'amafaranga yitabye Imana isa mu byukuri ibyagenze bite bikers. Sasa mkurero kiri mu bene cyo rero Alphonse umwe mu banyabugeni n'abahanga birumvikana u Rwanda rwagize mu mateka nta kiri kwisi. Sasa mkuri yitabye Imana mu rukera rwo kuri uyu wa gatandatu afite rero imyaka 66 y'amavuko. Niwe wahanze byinshi mu birango bikoreshwa nyine mu gihugu magingo ayangaya kuva ku ibendera ry'igihugu ikirangantego inote z'amafaranga zimwe na zimwe n'ibiceri. Ikiri mu bene cyo rero ni gake nyine cyane yavuzwe mu itangazamakuru nubwo yakoze ibikorwa by'indashyikirwa kandi bikomeye. Yakoze rero ikiganiro kimwe gusa nyine n'itangazamakuru birumvikana avuga ku rugendo rwe urw'ubugeni. Yari umuntu rero uca bugufi ariko nyine ufite impano ipfutse agakunda rero kuganira nyine gutebya no kubyo abantu nyine bato bamwibonagamo. Ikindi rero sasa ubugeni rero yabutangiye nyine akiri muto burya yiga mu ishuri ry'ubugeni ku Nyundo aratsinda rero aharangije rero abona nyine amahirwe yari yatanzwe na leta z'ubumwe z'Abasoviet nyine ajya gukomeza ibyo bugeni muri Institute de la Bells Arts de Kiev yiga nyine ibijyanye na artists graphics. Nukuvuga rero asoje amasomo rero yagarutse mu Rwanda amaze rero birumvikana maze mu 1948 abona nyine akazi mu ijapiro ry'ibitabo ry'abanyeshuri aho yashinzwe nyine ibijyanye no gutekereza ibishushanyo byo gukosora nyine amagambo no gukora igishushanyo cyase bita design. Yatangiye rero sasa gukora nyine gukoresha ni inoti nkuko burya icyo gihe mudasobwa zari zitaraza gusa yaje nyine kugura iye bwa mbere mu 1989 mu biganiro yahanze sasa rero mu bihangano yahanze bigikoreshwa nyine bikana maginga yanga harimo ibendera ry'igihugu ryatangiye gukoreshwa muri kwa 31 ukuboza muri 2001 iryo hari akazo sasa n'iryo ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda yarushijeho nyine bibikana yarushije nyine abandi bari bahatanye nyine ibyo birumvikana sasa rero ibyo rero ari byo nyine bitsinda nyine ku rwego rw'igihugu urumva ko nyine bakoze nkayo marushanwa nyine abari we ubasha kuba yatsindira sasa rero icyo kirangantego cye kibasha gutsinda. Ubwo rero yahatanaga nyine ibendera ry'igihugu nyine igitekerezo cyo gushyira mu izuba cyari cye bwite mu buryo nyine bari basamye gutekerezaho nta cyari kirimo. Sasa mukuri kimwe n'ibindi rero birango nyine yahanze yaharaniraga nyine iteka nyine akuzana ikintu gishya cy'umwihariko ariko nyine gifite igisobanuro cyihariye. Niwe rero wahanze kandi byinshine mu birango bikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda maginga yangaya kuva rero mu miterere y'uburyo amagambo agomba nyine kuba yanditse ku bikoresho byazo. Sasa nkure kugeza nyine ku birango nyine by'imitwe itandukanye ya gisirikare yabigizemo uruhare urukomeye mu bihe bitandukanye. Yahanze rero kandi n'ibindi birango byagiye nyine bikoreshwa mu birori binyuranye harimo nk'ingabo yahawe bibikana yahawe Perezida Kagame mu gihe muri 2017. Mu note yashushanyije rero harimo y'ibihumbi 5 by'amafaranga y'amanyarwanda hakaza y'inote y'ibihumbi 2 by'amafaranga y'amanyarwanda hakazamo n'igihumbi icy'amafaranga y'amanyarwanda ndetse n'inote ya 500 ndetse n'ibiceri birimo icy'amafaranga nyine nk'igiceri cy'ijana gikoreshwa na n'ubu ngubu. Sasa mu by'ukuri rero birumvikana yajya kora ibikorwa byinshi bitandukanye. Sasa mu by'ukuri rero birumvikana umuzingo w'amafoto ye ya kera birumvikana yavuguruye akayaha imimerere nyine nk'iya none muri gahunda yo kwerekana abakiri bato nyine imibereho ye ya hambere. Sasa mu by'ukuri rero n'umwe mu bagabo bakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu by'ukuri. Sasa n'ukuri yitwa ni kiri mu bene cyo Alphonse yitabye Imana rero ku myaka 66. Mumimva ko mu by'ukuri duhombye umuntu w'agaciro warukomeye rwose ariko nta kundi nyine ibyo buzima nta kindi warenzaho. Reka mu by'ukuri tumwifurize ibiruhuko bidashira kandi mu by'ukuri amateka yubatse n'ibikorwa by'indashyikirwa yakoze reka bikomeze bitubere umukoro kandi bikomeze bitubere amateka akomeye atazibagirana. Sasa mu by'ukuri rero reka tumwifurize kuba yakwakirwa mu baye Imana imwakire mu bayo mu by'ukuri
nta kindi twarenzaho ndabashimiye.